imbere y'Uwiteka mwami Imana, dusingiza ineza yawe n'imbabazi zawe wagaragaje ku musaraba, mwamukwiriye icyubahiro, mwamukwiriye ishimwe, ineza no guhimbazwa. Urera, 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 mwami Imana, urera, 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 mwami Imana. Dore ubwoko bwawe duciye bugufi imbere yawe, dusingize izina ryawe, dushimira ineza yawe, imbabazi zawe wagaragaje ku musaraba, mwamukwiriye icyubahiro, mwamukwiriye ishimwe, ineza no guhimbazwa. Urera, 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 mwami Imana, urera, 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 mwami Imana. Yesu ashimwe. Mwongeye kwaramuka amahoro, mwaramutse amahoro, yanakoresha ikinyarwanda kibi. Mumeze mute? Nari mbakumbuye. Ndashima Imana ko ikomeje kundinda n'umuryango wanjye, kandi namwe ikabandindira. Yesu yabwiye Uwiteka ngo abo wampaye ubandindire, nanjye umwami Imana we yampaye bari mu mwuka wanjye, bararinzwe, ntacyo mubasha kuba. Yesu arongera avuga ngo ntawabasha kubapfunyira mu kiganza cyanjye, kandi njye yanje ndi ambasaderi wa Kristo. Niba ntawabasha kubapfunyira mu kiganza cya Kristo, nanjye ntawabasha kubapfunyira mu kiganza cyanjye. Byose ni ukwizera, kandi buriya hari abakozi b'Imana benshi twagiye twizera kwizera kwabo kandi tugakizwa. Hari ahantu ijambo ry'Imana avuga ngo mwubahe ngo abera bababanjirije mu mwuka. Hari ahantu riri iryo jambo sinzi ukuntu ryanditse, ariko rirahari. Mwaramutse mute? Ejo turashima Imana ko yakoresheje umukozi w'Imana Yedidia akadufasha. Imana imuha umugisha. Ntabwo ndakira neza, sinzi ijwi ryanjye ryagize ikibazo, ariko nta kintu na kimwe bimbwiye. Dukomeje gushima Imana cyane. Buriya ibyiza byabyo ni ugushima Imana. Numva bakunda kuvuga utuntu tw'udustori, bakavuga ukuntu ngo abamarayika bo mu ijuru ngo ibiseke byabo biba bimeze, ugasanga umumarayika uhagaze ku mashimwe, igiseke cye kirimo nk'utwamverope 3 4, ariko igiseke cy'umumarayika ufite amarikwesiti ajyana mu ijuru, ibibazo, ibyifuzo, ubwo kigahora cyuzuye. Rero duhiga umuhigo wo kujya twuzuza igiseke cy'ishimwe. None se mbabwiye ko hari n'igihe dushima ntacyo twabonye gifatika, mwabyemera? Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo mu bibaho byose tujye dushima Imana. Njyewe ni ukuri hari igihe kenshi bimbaho numva nshaka kubwira Imana warakoze, mwakoze gusa kunkunda, kumpa amahoro y'umutima, ndagushimiye.
warakoze kumpa agakiza kawe, warakoze kumpitamo mu bantu ibihumbi n'ibihumbi by'abanyabyaha bari muri iyi si, ntavuka mu muryango ukijijwe, utaranasenze Imana, wakoreye ibigirwamana ku mpande zose, kwa papa no kwa mama. Ngo hari ukuntu Aburahamu ngo iwabo papa we yacuruzaga ibigirwamana, ariko mama we yajyaga amubwira Imana ya Aburahamu yumvise. Urumva ko Aburahamu hari ukuntu Imana yajyaga imubwira, mama we yajyaga amubwira iby'iyo Mana. Ariko njyewe gusa nari mfite umubyeyi w'umupapa wakundaga ibintu bya noveni, ariko noveni ntabwo nzi icyo bisobanura, gusa nzi ko ari ibintu bijyanye n'impuhwe z'Imana. Yaso ariko mu by'ukuri ntiyigeze abinyigisha, yapfuye ndi muto, ntiyigeze abinyigisha, nkura numva nkunze Imana. Ntabwo rero mfite referanse runaka ngenderaho yo gukunda Imana. Ndashima Imana rero ko muri ibyo bihumbi utabara by'abanyabyaha yancunguye, yampisemo. Kandi ndashimira Imana nawe ku bwawe, nawe yaguhisemo. Ni ukuri reka mbabwire kategori Imana yagiye iduhitamo. Imana yaduhisemo mu banyabyaha benshi bari muri iyi si, bari mu nzira yo kurimbuka, barara mu tubare, barara mu nzoga, barara mu busambanyi, ubuzima bwose babujanditse mu by'isi. Abo ngabo ni kategori y'abantu bari muri inyohanse batazi ibyo barimo. Imana iturinda umuhamagaro wo kuba Farawo, iduhitamo kuyivugira, ntiyaduhisemo kubabaza ubwoko bw'Imana. Abantu hano hanze ni abapfumu, ni abarozi, ni abategeka b'isi babereyeho kubabaza ubwoko bw'Imana. Ab'Imana ntabwo yaduhisemo kuba bamwe muri bo. Imana irongera iduhitamo kuba abana bayo n'abakozi b'Imana. Iduhitamo ni ukuri. Pawulo avuga ati ndashimira Uwiteka ko yabonye ko ndi uwo kwizerwa, ikampa umurimo wayo. Ntabwo umurimo wayo kuri ino platform ari njye njyenyine uwufite. Hano dufitemo abakozi b'Imana benshi basizwe b'abapasiteri, dufitemo abakozi b'Imana bazumva ijambo nk'iri mvuga nabo bakaribwira abandi. Harimo ababaye abigishwa ba Kristo, abambasaderi ba Kristo. Turashima Imana rero ko yabonye ko turi abo kwizerwa, ikatugabiza umurimo wayo. Kandi turashima ko Imana yabonye ko turi abo kwizerwa, akaduha kwinjira mu irembo rifunganye rigenda mu bakeya. Wabyumva yakumva ari ubukene, ari ubucucu. Pawulo aravuga ngo kuba Imana ni ubugingo buhoraho, ni ijambo rikiza, ariko kubarimbuka ni ubucucu. Aba abantu bari mu biki? Ariko ngenda bumva dream spirit barimo siyo turimo. Amaso barebesha siyo turebesha, amaso bumvisha siyo twumvisha. Ngo iby'umwuka bisobanurwa n'abanyamwuka, iby'umubiri ni iby'abanyamubiri. Pawulo yagiye abivuga cyane mu mabara y'Abakorinto yagiye yandika. Rero turashima Imana, dufite byinshi byo gushima Imana. Ibyo ni bimwe nari mvuze. Dufite no gushima Imana ibyo yadukoreye tuba twifuza, sibyo? Tuba tugira gute? Tuba twifuza. Njye hari ikintu Imana yankoreye muri kino cyumweru gikomeye cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Dufite byinshi ni ukuri bituma dushima Imana. Dufite ibyiza iba yakoze, dufite n'ibibi tuba twahuye nabyo kandi tukabitambuka. Mu Baroma igice cya 8 Pawulo aravuga uhereye kuri 18 ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe itagereranywa, idakwiriye. Ijambo rivuga ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Ntikwiriye ko ubuzima bwacu tubukompara n'ubwiza bw'Imana. Ndashimira umukozi w'Imana nijoro wanganirije, Edidia yanganirije arambwira ngo Ange, ngo ntabwo ikigero cy'ubwiza bw'Imana n'urukundo dukunda ntibigereranywa n'ibibazo duhura nabyo, ntibigereranywa n'ibigeragezo duhura nabyo, ntibigereranywa na gato. Ngo kuko ndetse n'ibyaremwe byose, aha niho nashatse kubabwira, twe turi abantu Imana yakunze, iha umwuka wayo, iricara ikora inama y'agakiza mu ijuru. Yabanje gukora inama yo kurema umuntu, ngo tureme umuntu ase natwe. Niko mu ntangiriro 1:22 havuga, tureme umuntu agira ishusho yacu. Ikora inama yo kuturema. Imana iravuga ati 26, Imana iravuga tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe. Irangije avuga ngo batware amafi yo mu nyanja, n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose, byose Imana ibiduhamo ubutware. Ngo Imana irema umuntu agira ishusho yayo. Afite ishusho y'Imana bisubirwamo,
irema umuntu agira ishusho yayo, afite ishusho y'Imana, niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye, Imana ibaha umugisha. Arababwira ati mugende mwororoke, mugwire, mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Kandi Imana irababwira ati dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose n'igiti cyose gifite imbuto zirimo utubuto twacyo, sibyo? Bizaba ibyo kurya byanyu, sibyo? Hano Imana igaragaza ko yaremye umuntu mu ishusho yayo. Noneho hano biravuga ngo kuko ngo ibyaremwe byose mu Baroma, Imana yabanje kuduha privilege yo gusa nayo, tureba mu ishusho yayo. Bantu b'Imana ntabwo ari ishusho y'uyu mubiri. Mwibuke ko yafashe akondo ikabumba uyu mubiri, igahuhiramo ishusho yayo. Buriya buri muntu wese afite ishusho y'Imana, ariko y'ubugingo butari buzima. Umuntu agira ishusho y'ubugingo buzima iyo yakiriye Yesu Kristo, niho yuzura wese. Ariko hano iravuga ngo kuko ngo ibyaremwe byose, ngo kuko ibyaremwe byashyizwe mu bubata bw'ibitagira umumaro, icyakora si kubw'ubushake bwabyo, ngo ahubwo ni kubw'ubushake wabibushyizemo, yiringiye yuko nabyo bizabaturwa kuri ubwo bubata bwo kubora, bikinjira mu mudendezo w'ubwiza bw'abana b'Imana. Ngo tuzi yuko ibyaremwe byose binira hamwe bikaramukirwa hamwe kugeza ubu. So ibyaremwe byose ari byo ibiti, amabuye, imisozi, byose byirirwa bireba kuruse y'abana b'Imana, umugeni w'Imana. Nabyo byagiye mu bubata bwo kutavuga, ariko nabyo bitegerezanyije igihe cyo kuzabaturwa bikaba abana b'Imana. Muzarebe inyoni ukuntu zibyuka ziririmba, muzarebe ukuntu ibyatsi igihe kimwe bigira gutya bigahuha umuyaga. Murabibona? Murebe amazi ukuntu atemba, biriya byose byaremwe biri mu bubata bwo kutavuga, ariko mu bubasha bwabyo biramya Imana. None twebwe twahawe ishusho y'Imana, hano Pawulo avuga ngo mbonye yuko imibabaro yacu, nubwo duhura n'imibabaro, ntabwo ikwiye kugereranywa n'uko twaramya Imana. Mbyutse saa 9 indirimbo iri kundirimbira mu ngo mwamukwiriye icyubahiro, ukwiriye amashimwe. Ni ukuri ntabwo ce n'est pas sur de base de quoi, ntabwo ngize base runaka ngo mpereye kuri iki Imana yakoze iki, numvishe umunezero umbwira ngo abamarayika ibizima bine, nakongeraho ngo n'abantu bakunda Imana bikubita imbere y'Uwiteka mwami Imana, bishimira ineza yawe n'imbabazi zawe wagaragaje ku musaraba, ngo mwami ukwiriye icyubahiro, mwami ukwiriye ishimwe, ineza no guhimbazwa, urera 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 mwami Imana. Mwihangane, iyi samedi ndabizi abenshi bararuhutse ntabwo bari buzindukire. Ukure umutima hanze, uwugarure mu gitereko, ubwire Imana ngo ndagushimira ko unkunda, urera urakiranuka, uri Imana ikomeye, urahambaye. Iyo ataba wowe Mana, simba nkiri muri iyi si, simba nkivuga kugira neza kwawe. Ahari abarozi baraguhushije, imodoka nayo iraguhusha, indwara iraguhusha, ibyo byose nibyo twahuye nabyo. Ibyari kudukoza isoni nabyo byari byinshi, ariko Uwiteka Nyiringabo yaraturinze. Dufite ibimenyetso birenga kimwe by'ibyiza Imana yakoze, dufite ibyo tubonesha amaso. Mfite indirimbo nkunda naririmbye, muzarebe kuri YouTube, simperuka guhanga, mfite indirimbo nyinshi, ariko hari igihe binanira umuntu, atari uko byamunaniye mu mwuka no mu mubiri, ahubwo nyine hari igihe byanze umwanya se, ubushobozi. Indirimbo zisaba imbaraga nyinshi. Iriya ndirimbo nari niciye mu kazi, umwami Imana arambwira ati hanje haguruka. Hari igihe Imana ibishaka ngo twinjire no mu byiza byayo, turebe n'ubwiza bwayo, turebe n'ibyiza yakoze. Dukure imitima hanze, dukure umutima uvuga ngo iki kizamini nzagitsinda gute, dukure umutima uvuga ngo
iki kigeragezo ndimo nzakivamo gute? Tugarure umutima uve hanze, ureke kwambara ubusa hanze, ugaruke mu gitereko. Ijambo ry'Imana rirambwira muri Zaburi ngo rinda umutima wawe kuko iby'ubugingo byose ariho bibikwa. Iyo umutima wagiye hanze urakayuka, iyo wavuye mu gitereko kubera kutizera, kubera ubwoba, kubera imibare, ibintu byose byabaye imibare, ibintu byose byabaye umuhangayiko, ibintu byose byabaye umubabaro. Ni ukuri natwe tuvuga ibi turababara, ni ukuri natwe tuvuga ibi duhura n'ibigeragezo, ariko hari igihe biba ngombwa ko dukurura ubwiza bw'Imana tukitegereza ibyiza yaremye, tukareba ibyiza yakoze, tukareba ibyiza yadukoreye, tukitegereza abana twabyaye, tukitegereza imishinga twakoze igakunda, tukareba ubwiza bw'Imana, tukareba igihe tubana nayo neza, tuvuga ngo ni ukuri Imana ukwiriye icyubahiro. Muranyumva? Arambwira anje itegereza ibyiza naremye. Nibwo nahise ndirimba indirimbo ngo nitegereje ineza yawe uzura umunezero. Muzayirebe, ndaza kwisharinga muyumve, muraza gusanga ukuntu aririmba. Unarebye isi ibyiza waremye, nsanga byose ari byiza. Birakwiye ko ryajwi ryanjye ragarutse, birakwiye ko hari igihe dufata umwanya tukitegereza ibyiza Imana yaremye. Arambwira ati itegereze n'abantu naremye. Yanyerekaga mu muhanda abantu bagenda, Imana irambwira ati rega ngiye nkora ku bwa Satani, abantu baba bari kugongana, imodoka ziba ziri kugongana muri kurwana, ariko baranyuranamo bagasuhuzanya, imodoka zigatambuka. Satani bashaka guteza impanuka mu mujyi ebyiri, ngaho mutekereze afite ububasha yateza impanuka n'akavuyo mu isi. Niyo mpamvu intangiriro bavuga ngo isi yari idafite ishusho. Bavuga ko mbere impamvu ngo umwuka yaragendagendaga ku isi itari ifite ishusho, ni uko ngo Satani yagwiriye iyi si ngo araza ashwanyaguza iby'isi yose. Hari isi ya mbere, reka nte kubivugaho, nta makuru bifiteho, ariko ayo makuru ako gace ngafiteho. Ariko umwuka wera, niyo mpamvu ijambo rivuga ngo wasiyugushye ishyano kuko wagwiriwe n'umwanzi. Yaraje ashwanyaguza ibintu byose ku bwa Satani n'ingabo ze n'abategeka y'isi n'imirimo mibi, aho bari mu mazu yabo mabi y'imyijima, baba bakomanda kanaka imodoka imugonge, kanaka akora agisida agwe muri dushe. Murabizi ibyo ngibyo. So rero samedi ni umunsi mwiza wo kuruhuka, ni umunsi wo kwitekerezaho. Garura umutima mu gitereko, uteye kureba ibyo amaso yacu atwereka, tuteye kubyitegereza ngo tuve ngo turapfuye Mana umuhengeri, ahubwo tuve ngo Mana turitegereza ibyiza waremye, sibyo? Twitegereze. Yageze ku muntu arambwira ngo anje itegereze n'umuntu naremye ni mwiza. None si imirimo y'Imana yaremye ikibi? Mu mubwiriza aravuga ngo icyo nzi cyo ni uko Imana yaremye umuntu ari mwiza, akiranutse, ari mwiza, ngo ariko umuntu akiremera ibihimbano byinshi, sibyo? Tugarure kuvuga ngo mwami urakwiriye, kwiriye icyubahiro, urera, tuve ngo ni ukuri twaje gusanga wera. Ndabashimiye kumva ijambo ry'Imana. Tugiye ku ijambo, ku itegeko rindi, tugeze ku rya 13, tugiye ku rya 14. Aya mategeko yose tuzayacamo. Yesu aravuga mukanagire mu kirenge mu cyanjye. Pawulo akongera avuga ngo ariko rero mugende nk'uko yagendaga. Ni Yohana ubivuga, mugende nk'uko yagendaga. Iyi periyode yo kuyacamo nzi ko yabarambiye, ariko nzi ko hari abari kwibutsa ibyo Yesu Kristo yagiye atubwira. Yari yongeye kuvuga ikintu avuga ngo Yesu Kristo yaravuze. Ntabwo njye uburemere nk'icyo Pawulo yavuze kandi Pawulo nawe yakoresheje n'umwuka w'Imana, ariko ibyo Yesu yivugiye mujye mubyubaha, yarabyivugiye. Hano avuga ngo turaza gusenga muhumure, ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma baza aho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasega aryana. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Ntabwo impamvu yashyizeho imbuto ni uko yari azi ko kubamenya bigoye. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Ni uko igiti cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Ariko igiti cyose cyiza cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Haka turekera hano. Yesu ashaka ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma. Ni ukuri mwa bantu mwe, muri iyi ere tuvuyemo, muri iyi periyode tuvuyemo itambutse y'imyaka, duhere muri 2012 haje abahanuzi abo mu mazu, abo kuri YouTube, abaza kudusura. Ntabwo mvuga ko bose bari pirate, ariko buriya niyo mpamvu
Yesu avuga ati dore ngiye kugenda, ati icyiza ni uko nagenda kugira umwuka wera aze. Kuko Yesu yari yaragarukiye i Yeruzalemu n'i Yudaya, ntabwo ari kuzagera mu Rwanda, ariko aravuga ati ibyiza ni uko nagenda hakaza umufasha. Umufasha amaze kuza, niho hariya mu Bakorinto 12 uhereye ku 8 kugera hasi havuga ngo aha bamwe umwuka w'ubwenge, aha bamwe umwuka wo kumenya, aha bamwe umwuka wo kwizera, agera ku mpano yitwa discernation, aha bamwe kurobanura imyuka. Iyo tuza kuba twaramenye akamaro k'umwuka wera, tukamwishimira, tukamusaba akabana natwe, ntabwo aba bahanuzi b'ibinyoma bari kurya ibyacu, ntibari kudutwara umwanya, ariko ndagira ngo ubu noneho dufatiranye, ubu tubimenye, tuzabamenyera ku mbuto bera. Yesu yaravuze mu cyigisho twumvishe ubushize ngo mwaherewe ubuntu mujye mutangira ubuntu. Umuhanuzi muzima aragusengera akaguhanura, umwuka w'Imana akagukubita umutima ugafata ibyo utunze ukamushyira. Ariko umuhanuzi ubanza kukwishyuza, umuhanuzi ugusambanya, umuhanuzi uguhanurira ikintu ntigisohore, mu gutegeka kwa kabiri avuga ngo umuhanuzi nahanura ikintu ntigisohore, uzamenye ko atari umuhanuzi wavuye kumara. Kuko iby'Imana ntabwo Imana ibeshya, Imana ntabwo ibeshya, sibyo? Iby'Imana yavuze no kubikora irabikora. Icyo Imana ishobora gukora, ishobora guhindura uwo ikoresha, ariko Imana ntishobora guhindura umugambi wayo. Yabwiye Mose ati mvanira ubwoko muri Egiputa ubanjyanire mu gihugu cy'isezerano. Yari yamubwiye ko azabajyana, ariko byageze mu nzira imubera honete, ati naho ati harebe, ati ariko ntuzagerayo. Ati harebesha amaso hakurya hari, ati ntuzagerayo. Ati hereza Yosuwa inkoni abakomezanye, ati kuko uwo mujinya ufite ntabwo n'ubundi twazagirana y'amahoro. Ko nuko, sibyo? Ndagira ngo mbamenyeshe rero ko iyi eri turimo ni iy'abahanuzi. Hano Yesu yaduhaye warning ati mwirinde, ati bazaza bambaye iki? Ati umwambaro w'intama, ariko mu indani ari amasega aryana. Yongeyeho iryo jambo ngo naryana. Batumazeho ibyacu, bafashe ibyacu babijyana mu myuka mibi, ugasanga utuye ituro nk'aho kugira ngo rizakugirire umumaro, rikubereye inyatsi. Ngewe byambaye barabona ritanze, mpita nanabimenya, ahita ambwira ngo umusanga amafaranga yawe ngo ndayakeneye, ngo hari icyo nshaka kuyakoresha. Kandi umupasiteri arambwira ngo anje ndiyo nkurebye mu mwuka ngo uri umukire. Iryo jambo barabarimbwira. Ugasanga abantu twaratagangaye turavuga Imana, ariko tukavuga Imana tutabonera ibikorwa, tukavuga ibikorwa birihe. Naho twahuye n'abambuzi twahuye n'abambuzi muri ino nzira, batwambuye ibyacu, batwambuye iby'umwuka, batwambura iby'umubiri, batwambura icyizere. So ngewe reka mbabwire avi yanjye ku bintu TB Joshua bamuvuzeho ntayo nzi pe. Ngewe nk'umuntu ukorera Imana, icyo naravuze reka ndebe ibyiza yakoze, kuko TB Joshua sinagiye kumureba, ahaba simpazi. Naravuze nti rero reka mbabwire, ndaza kubibwira iby'umwuka yambwiyeho, babwire ngewe n'ibyo natekereje nkawe. Ngewe icyo nabonye, nabibutse TB Joshua imyaka namukurikiye, hano ngira na dekoderi ye yabushimye TB Joshua. Nararebye ibyiza yakoze, narebye amasengesho asengeye abantu, ndeba abakijwe kubera we, ndeba abambaye kubera we, ndeba ababonye aho kuba kubera we, ndeba imirimo Imana yamukoresheje. Nibuka muri kwa Muswati, sida igiye kumara abantu, yoherezayo amazi asengeye, ubucupa bw'amazi abantu barakira. Nibuka muri Hayiti yongerezayo ubufasha. Ibyo byose ndabireba, ndavuga Mana, ntabwo iby'uyu mugabo mbizi, ariko ibi byo nabibonesheje amaso. Mbaza Imana, ibi ni ibiki? Umwuka w'Imana arambwira ngo ndenda kohereza umuntu ukomeye umeze nk'uriya mugabo. Icyo Satani ari gukora, arashaka abantu bazinukwa ubuhanuzi, bazinukwa imikorere y'Imana, bazinukwe iki? Bazinukwe iby'Imana, bavuge ngo n'akana kayaraje. Birangira bigenze gutya na gutya. So abantu benshi bagize critique nyinshi, ariko mwa bantu tujye tuba abana bashima. Ngewe nzi ibyiza namubonyeho, nawe niba bizi ntukamutunga urutoki. Ese ubundi turi bande wo gutunga urutoki? Turi bande wo guca imanza? Ese ubundi kuki ibintu bisohoka umuntu yarapfuye? Ese ubundi umuntu niba yarihishe, urumva yazagaruka agahagarara sinagoge? Ibintu byose Imana njye narabirebye ndavuga Mana, gusa ntabwo nakukonveka kumukunda, kubera ko buri wese afite aviye y'ukuntu yumva ibintu n'ukuntu abona ibintu. Ariko according y'ubuzima nciyemo, n'abantu bamvuze bambeshyera, n'ibigeragezo nahuye nabyo, n'abakozi b'Imana bankundaga bakanyanga bakandeka kandi ari abakozi b'Imana, narabubashye, narabakunze, narabaciye bugufi, nta kintu kibi nabakoreye.
nabonye ko ibintu byose bishoboka. Uwiteka rero aduha uyu mwuka wa discernation wo kumenya ibihe no kumenya abantu no kumenya ibihe tugezemo. Murabyumva? Muzarebe iyo umuntu akorera Imana by'ukuri, abantu baramusebya, satani akora ishoka ngo bamusebye kugira ngo atagira uwo afasha. Anje ni muri kureba ko ndi gutangirira kuri rimwe, ariko ningera ku 9 abazarwanya bazaba benshi. Kandi naratangiye ntawe naka amafaranga, ntawe naka igiceri, nta n'uwo njya gusanga mu nzu ye. Kandi ni ukuri ndababwiye, mvugira ijambo ariko noneho nakwinjira mu nzu ye ngasengera umurwayi yakira. Kuko umwuka yera, ijambo ry'Imana rivuga muri Luka ngo akomeresha ijambo rye ibimenyetso byagendanaga naryo. Umwami Yesu iyo umwizeye, ijambo rye rigendana n'ibimenyetso. Sibyo? Ndabashimiye. Uwiteka Mana, uyu munsi ku wa gatandatu uduhe kuruhuka mu mazu yacu, uduhe kuruhuka, uduhe gukora imirimo myiza, uduhe kunezererwa imiryango yacu n'abaza gusohoka ugendane nabo. Abafite imitima iremereye, hari umuntu wampaye icyifuzo, afite umutima uremereye, afite ikigeragezo, ariko Yesu umwami w'abantu watsinze amwuzuzemo amahoro. Nicyo kintu musabiye, kandi ibyo arimo agire success. Icyo musabiye bigende nk'uko umwami Imana abishaka. Burya hari igihe dusenga isengesho ritari mu bushake bw'Imana, Imana ikarerejeta. Hari umuntu wigeze arambwira ngo nsengera kanaka tuzabane. Insista ngo nsengera ngo Imana nzayikorera. Ndamubwira oya, nta muntu ujya uhiga umuhigo w'Imana gutyo. Gukorera Imana ivuga ntabwo uzi ibyo ari byo. Ariko ndamubwira ati dusenge ugire amahoro mu mutima, Imana iguhe umutima utekanye, dusenge ugire amahoro, hanyuma hazakora ubushake bw'Imana. Bano no gusenga usaba ikintu utitiriza Imana n'umujinya n'iki ntabwo cyumvikana. Ahubwo shyira uyu mutima mu gitereko bw'Imana ati uriya muntu ndamukunda kandi yifuza ko tubana. Ese waduha umugisha, Imana yo igakora umurimo wayo. Ndabashimiye. Umwami Yesu abane namwe. Umugisha w'iteka ugendane namwe ahazamuka n'ahamanuka. Ndabakunda.